Ngiye gushaka ibyangombwa byo kwivuza ariko nshobora no kuvurirwa mu nkambi kuko mu nkambi batuvura for free upfa kuba uri impunzi gusa. Ikarita yanjye y'impunzi ngiye ndayifite, identity refugee card. Shayaka nkuko ubizi nyine n'undi twari twajyanye ariko yaducitse yanze gutaha, nyine yahuye na bene wabo yanze gutaha, bamusindishije andi nyine no kumwegera none akagutuka kanagukubita, bagenzi be bakakwanja mati va hano, uyu ni uwacu ntago ari uwanyu. Icyangombwa kimwemerera kuba hanze y'inkambi nacyo twagishakaga, tugushaka no kumwakira kandi icyangombwa cyo kugira ngo ajye abasha kwivuza nk'impunzi. Ibyo byose rero yabiciye amazi, ariko sinavuga ko yabiciye amazi kuko murabizi ni umukunzi w'inzoga, noneho bazimunywesheje nyinshi bituma yibagirwa n'ibyo twari turimo, natwe aduca amazi. Nk'impunzi nsanga koko niko kuri, ariko ngewe icyo nakubwira cyo ndamutse ngeze mu nkambi bakambwira ngo bashaka kunca akaguru cyangwa se ngo bashaka kumba, jamais de la vie nataha kuko banasanzemo kanseri nazahira kikanyica. Bitekerezeho, ukeneye ahantu heza ho kuruhukira, amahitamo namwe ni muri Villa Apartment, ahantu honyine usanga amacumbi meza ajyanye no kwifuza kwawe, aguha kwisanzura nk'uri muri hoteli z'inyenyeri. Aha hari ibyumba byiza birimo byose wakenera, biguha umutuzo wose wakwifuza. Ikindi ntibigusaba guhagarika akazi kawe kuko usanga mu mwanya uhagije wo gukoreramo na internet idacika, ibituma wumva uri nko mu rugo, waba umara igihe gito cyangwa kinini usigarana impamvu zatuma uhakumbura. Igihe cyose uri mu mujyi wa Rubavu nutekerezaho warara heza, wumve Villa Apartment. Nushaka ho kwiyakirira nkurangiye Amazing Beach, ahantu heza ho kwiyakirira usanga ibinyobwa n'amafunguro byiza, by'umwihariko ifi nziza ya mbere iba hano. Nta mayobera hari, ni mu mujyi wa Gisenyi kuri Unama ya mbere, uzamutse kuri Avenue Smallville uhita ubona icyapa cya Villa Apartment muri metero 30 gusa. Uraduhamagara cyangwa utwandikire kuri 07849481. Ntuzigera na rimwe wicuza guhitamo Villa Apartments. Reka nizere ko umeze neza dukurikirana umunsi ku munsi, ukoze subscribe mu bushimye cyane, aho utarekora iyo mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni bucece mu gace mwabyashuwe bamakora mu bice bigiye bitandukanye. Ndabemera cyane aho muri mudukurikirana umunsi ku wundi, banibereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Murabizi ko sinyancika intege, sinyananirwa mu kazi kanjye, amanywa n'ijoro, izuba riva imvura igwa, ndakora kugira ngo ibintu bashe kugenda neza cyane. Ejo twakoze ikiganiro tubabwira ko twerekeje i Mahama muri Kirehe ku nkambi yaho. Muri background yanjye muri kureba ahantu twicaye, n'ubundi ni mu karere ka Kirehe. Iki cyapa muri kukibona, akarere ka Kirehe, umurenge wa Nyamugari, akagari ka Kiyanzi. Impamvu nica aha ngaha rero, muri kugenda mubona amashusho ari gutambuka muri iyi nkuru, bagenda muyabona, mubona urugendo twakoze twerekeza Mahamba, twagize ni Mahama. Rero twajyanye na Yakamwana, ariko Yakamwana ariko usobanura ibye arahari. Reka tubanze tumwakire imbere y'ibindi byose. Murabizi n'ikirasa umubana nawe umunsi ku wundi. Igira hino kamera, urareka twicarira hano gutya. Iyo tugeze hano tugomba kwisanisha naho tugeze cyane. Umeze neza? Sameze neza ariko urebye ntago ari cyane. Yakayabaye yaka. Tubane twifuriza abantu bari mu bice bigiye bitandukanye igitondo cyiza, ndetse bitewe n'igihe bakurikiraniye iyi video. Ushobora kuyikurikiranye ari mu gitondo cyiza, ushobora kuyikurikiranye ari mu kazi, akazi keza, ushobora kuyikurikiranye ari mu urugendo rwiza, ushobora kuyikurikiranye ari nimugoroba, ijoro ryiza cyangwa umugoroba mwiza. Rero uyu mukobwa muramuzi, reka ubundi imbere na mbere Yakamwana ari Shayaka nkuko ubizi nyine n'undi twari twajyanye ariko yaducitse yanze gutaha, nyine yahuye na bene wabo yanze gutaha, bamusindishije andi nyine no kumwegera none akagutuka kanagukubita, bagenzi be bakakwanja mati va hano, uyu ni uwacu ntago ari uwanyu. Mbese nuko bimeze. Ni ukuvuga ngo twageze Mahama, Yakamwana baramwakira cyane cyane, bamugurira inzoga, bamugurira ntiyaheruka no kuzinywa kubera ko yaramaze iminsi arwaye, ndetse naho kumucikisha turanamubura, bagenzi babo turanamubura.
ubu rero gahunda uko ihagaze tugiye gusubira i Kigali ariko ntabwo ari ubugwari dukoze kubera ko nta kundi twari kubigenza batwirukankanye baratubwira mugende ntabwo tubashaka ngaha yakamwana noneho nawe aragenda ajya kwihisha turamubura kubera ko yari yasinze turamubura ibindi wenda ku bantu bazakurikirana iki kiganiro yego ndetse n'ibyinshi ugenda uvuga ikiganiro twakoze ejo duturuka i Kigali bagiye batera comment zigiye zitandukanye ubundi mbere na mbere ndaje nzibasomere kugira ngo abaziteye barabizi mbere na mbere mbere na mbere kanze ninjiye mu kiganiro twakoze ejo muri comment ya mbere ngezeho iravuga mbere na mbere wasomye comment iyi comment zimwe na zimwe nagiye nzibona ariko ndi comment ni nziza yaba imbi yaba nziza byose ni comment icyo tuba dushaka nyine no kugira ngo tumenye ngo ibintu byacu basi se byakurikiranywe hari message se byatanze rero comment yaba mbi yaba nziza zose tuba tugomba kuzishimira. Ni sawa cyane ngeze kuri comment ya Mugeni Igis Sakewa niko yitwa niko nsomye ukuntu yitwa yaravuze ngo Yesu we uyu mukobwa wagira ngo ni intumwa ya Satani nukuri muzashishoze neza agize Safi debile none agiye kurangiza na yakamwana yo ndababaye. Iyi comment urayumva gute urayivuga iki? Iyo commentaire ikintu nayivugaho ndabizi bari kumbraminga bitewe ngiye kubusobanura byinshi ariko iyo ngiyo bakurikirana kuri iyo ngo Safi n'umudamu we ni content ndi gukoraho kandi ibyo nyine ni content ubwo batazi nyine content icyo ari cyo nta kundi twabigenza ariko none ahandi kumva twahamagara yaka kugira ngo bataza no kongera kuvuga ngo hari uruhare twabigizemo cyaba kanshinja kuba nigeze mukurikirana nkuko byari bikwiriye duhamagare yakabasi kugira ngo babashe nabo gusobanukirwa bari wo muhamagara turamushyira kuri speaker turamushyira kuri mikoro yacu kugira ngo tumuvugishe network za Uganda fasha dukoresha kuko yakanjewe kuko aziko ndi no kumukurikirana nshaka kumucyura azi icyayi cyanzanye yuko ari ukumwitaho tukamurwaza tukamwakira ibyangombwa byose yarakeneye harimo icyangombwa cyuko ari impunzi cyararangiye twashaka kumwakira ikindi icyangombwa kimwemerera kuba hanze y'inkambi nacyo twagishakaga dushaka no kumwakira kandi icyangombwa cyo kugira ngo ajye abasha kwivuza nk'impunzi ibyo byose rero yabiciye amazi ariko sinavuga ko yabiciye amazi kuko murabizi ni umukunzi w'inzoga noneho bazimunywesheje nyinshi bituma yibagirwa n'ibyo twari turimo natwe aduca amazi so reka dukoresha iyo yawe ngenda bizi ntago yanyitaba yahita avuga ati ubwo ngubwo nitaba arahita mbona ahandi aho ndi anjyane ahubwo mfasha ukoresha iyo ngiyo tubashe kumuvugisha n'abanyarwanda badukurikira cyangwa n'abandi bose basobanukirwa. Rangwa Idamukeshimana yaravuze ngo yo ihangane uzakira Kiroso turakwemera Imana iguhe umugisha zera izo ni comment ndi gusoma Uwizeye Imana yavuze Dansire yavuze ngo zera biramuyobeye yaroze Safi none agiye kwa yakamwana ibaze nk'iyo commentaire ariko nyine n'ubundi nkuko nabibabwiye nyine nta mpamvu yo gucika intege mu gihe uzi neza ko uri gukora ikintu cyiza abaguca intege ntago babura abagufata uko utari nabo ntibabura ariko niba ushaka kugira ngo ugere ku kintu ntuzacike intege kuko umuntu yakuvuze nabi cyangwa kuko yagututse cyangwa ngo wumve ngo ukeneye abakubaka gusa iyo ugeze ku kintu utakivunikiye ntago umenya inyungu zacyo uko nukuri kwagiye reka nsome ndi comment imwe ndekira Esperance iyi comment imaze iminota 21 Yesu we nyinshi cyane nyine yashyizeho nyinshi cyane n'akantu ko kurira uyu mukobwa nakasamutwe ageze kuri yakanawe ageze kuri yakanawe ashyiraho utubazo dutatu ahejeje
gisambura urugo rwa ndi gusoma uko byanditse urugo rwa Safi yasize amukaranze ubwo ushikana naho bahukana ewe yaka uragowe kabisa ndumiwe nukuri iyo ni content mana yanje ashyiraho tunza two kurira cyane reka izi comment ni nyinshi reka mbe nziritse twiganire ku bindi comment umuntu abivuga uko byumva cyangwa uko yabibonye ushaka wenda nk'ubusobanuro ku bijyanye na content nakoze namuha nimero akazambaza ni uburenganzira bwawe okay ni 078 60 97679 izo contact zanyu nyine ndikumva hari abamfasha ukuntu ariko nzi neza ko amamagaye wenda yasobanukirwa n'ibijyanye na yaka byose twamusobanura ntacyo bitwaye ariko bavuga ko umuntu akora ikimurimo umuntu akora ikimurimo urabyemera ntabwo nyine ndabyemera ariko nanone hari igihe ukora ikintu utakigambiriye bitewe ubwo n'ubusobanuro bwawe yewe wavuze nimero zawe bazajye bakohereza ikindi nanone murabona turi hano ku Rusumo boda nepfingi reka mbonero n'umwanya gusuhuza abantu bari muri Kirehe Kayonza Rwamagana Sangoma ahantu hose twagiye duca ndetse no mu intara y'Iburasirazuba yose ni mu Burasirazuba turi bose ndabashuje kandi n'abari ku mupaka n'abari mu Mahama bose ndabasuhuje twikomereze nanone ako kabari agaciye ubu ngubu no kuvuga ngo shoferi wacu afite amatera twamagara yakamwana buriya gusobanura ibintu bikava mu nzira ahubwo dusenge wenda twitabe kuko ashobora kutatwitaba nicyo cyaba ari ikibazo ariko reka twizere ko ari butwitabe none se twageze Mahama tugera mu ukuntu bakiriye yakamwana reka mbwira abantu batari bahari nubwo tutashyizeho kamera bwari bwije hari nijoro yakamwana arakunzwe bamwakiriye mu nkambi ni nacyo cyatumye asinda akayagara cyane twakoze ibishoboka byose kugira ngo abuze kunywa inzoga ariko biranga hanyuma inzoga amera nk'umusazi ntiyigeze aryama yaragenda binone biraducanga niyo modoka twajyanye yarayimennye yafashe amabuye yarayimennye wenda ni nk'iyihe message watanga cyangwa ni nk'iki wabwira abantu badukurikiye nkuko ejo twakoze ikiganiro ubwo ati ngiye gukurikirana yakamwana paka akize n'ubundi tuzamukurikirana pe kuba wenda ibizi challenge zabaho nta mpamvu yo guhita uvuga ngo urahenzabye ibi warubyiteze ntabwo nari mbyiteze n'ukuri gusa nyine bitewe yaraje iwabo niko nabivuga yasanze abo bakuranye ataherukaga inshuti ze magara bameze nk'ari abavandimwe bamwakiriye natwe nyine noneho tuburizwamo tubura nuko tubigenza twagerageza kuvuga bakatubwira atoya uyu ni uwacu ntabwo muturusha uburenganzira kuri we tugeze aho turavuga ati nta kundi nyine duheba urwaje kuko yari yarakaye cyane nyine yarakajwe nuko ngo twashaka kumutwara ariko ntabwo yarakajwe n'ibindi ako ntabwo twari tubyiteze ariko tuba tugomba kwakira ibintu byose byaba byiza byaba bibi okay wenda ntabwo turi butinde mu bisobanuro cyangwa ubundi busobanuro ibiganiro muzagenda mubikurikira ndetse na yakamwana tuzamubaza impamvu yashatse gusigara cyangwa impamvu yakwibye abantu bajyanye cyangwa tumenye se ibyangombwa yabibonye cyangwa byabaye bya bindi nyine byo kuyoborwa n'icupa aragira kugira ngo badakomeza mu rujijo ako kantu ko kumuhamagara reka tukagerageze basi byange twagerageje batagira uwo batunga urutoki babone ko ntako tutagize okay kamwe kuyongera nyitaba se koresha iyo durebe nibe nawe ye ashobora kwanga nyine ariko n'ubundi ndi kubona byanze ngo ndi umute Vodacom bakunze basasa ariko tujye tubavira imuzi n'umuzingo n'ukuri ako bajya reka nsuhuza abantu binaha ngaha nabonye mafite abafana benshi reka mbasuhuze ubwo bariyumva abambonye bakagenda basuhuza nanjye ndabashuje inyuma ya kasira camo bahu Mana nidufashe nidukoze isoni ako yavuye
yanze gucamo. yavuyeho kabisa iri gusimbuka hano turi gukurura network za Tanzania ngo ni Voda ari ni Vodacom Vodacom nuko kanange ngeragize twumve enable to connect byanze ako ntacyo nanjye niko bari kurugenza ibindi muzamenyeshwa kandi mu kibazo nta kintu yabaye yageze iwabo ubwo nuko ibindi muzasobanukirwa uko bimeze reka ibindi byose urugendo twakoze aho twaturutse nyine za Mahama uko twagezeyo muraza kubikurikirana ku mashusho yacu twagiye dufata agiye atandukanye ibindi Imana ikomeze kuturebana cyoroshye ibindi nawe uzaza ujye ukomeza ubasobanura uko bimeze ukuri pe buri kimwe cyose kizaba tuzagenda tukibagezaho kandi ntibakuka umutima ngo bibaze ko yakari ikintu yabaye oya yageze iwabo afite uburenganzira bwenda kwanga uko dutahana igihe nikigera azaza kandi reka twizere yuko ibyangombwa ari bubibone. Okay ngayo nguko ngeza ndavuga reka mbivugira aha ngaha nta nzabivuga ngeze Kigali muri kurira turacyari Kirehe ariko namugira ikibazo turi kumwe ibindi byose tugenda tubikurikirana turi kumwe gatanu ku kandi ciao.